Hari inkuru imaze iminsi iri gutrendinga, inkuru ya Annie ndetse na Two Face cyangwa se Baba cyangwa se Innocent Idibia. Uyu rero ni numwe mu bahanzi bakomeye cyane mu gihugu cya Nigeria, gusa si no muri Nigeria gusa, ni kwisi hose kubera ko indirimbo agiye asohora zagiye zikundwa, by'umwihariko iyo yise African Queen. Rero uyu munsi tugiye kugaruka ku gutandukana kw'aba bombi, aho Two Face yashyize hanze icyo nakwita nka hari itangazo rigaragaza yuko we n'umugore we batakiri kumwe, agiye kwaka divorce, bari mu nzira za divorce. Gusa ibi bintu byagizeho ingaruka Ani kubera yuko n'ubusanzwe ntabwo yari yimereye neza mu mutwe, afite ibibazo byerekeranye no mu mutwe, noneho bikubitireho yuko umugabo we yamusabye divorce. Ni ibintu biteye ubwoba cyane. Rero mu minsi ishize hasohotse amajwi, aya majwi yasohotse ku munsi wo kuwa mbere, asohoka yumvikanaho Ani ari gutaka cyane, arira cyane, avuga ibintu bibi Two Face yamukoreye, avuga ukuntu yamubeshye, uburyo ki yamutaye atabizi. Buretse tubanze twumva aya majwi ubundi tuze tuyasobanura. Ibintu byose ngiye kubishyira hanze, nta muntu n'umwe uzi umujinya w'umugore warakaye, buri kimwe cyose nzacyangiza. Uyu nguyu ni Ani uri kuvuga. Innocent nanjye yari umugabo wanjye, twari turi kumwe uyu munsi tumeze neza twishimye, ntazi ko ari ikintu kiri bujye mbere. Hanyuma rero nyuma umugabo wanjye arambwira ngo afite shuti uyu munsi, kumbe yari arimo pakinga ibintu by'ishanga agende, hamwe n'ikindi gicucu cy'umukuzine we cyitwa Frankie, bose bari kunkina imitwe ngo agende. Niwe wamufashije ibintu byose kubipanga ngo asige umuryango we awusige inyuma. Umuryango wabo ntabwo ujya unkunda, baranyanga, banyanze imyaka yose 10. Uyu munsi umugabo wanjye pakinze ibintu byose, arambeshya ngo agiye gukora shoot sha. Kumbe umugabo wanjye ari mu nzira ajye muri Amerika, we nuriya muntu ngo ni Frankie, bose barabipanze inyuma yanjye ntabizi. Ibi bintu ntabwo mbikwiriye, ndabizi neza ko ibingibi bitabareba, ariko nta kibazo. Ndi guhamagara buri muntu wese wo mu muryango we, ntago ari kunyitaba, nahamagaye manager we ntari kunyitaba, sinzi ikintu ndi bukore. Ni kubera yuko bose bari gutekereza ko ari njye wabiteye, kandi mu by'ukuri ntago ari njyewe. Baba ari kugenda muri Amerika atambwiye koko, agiye kure witwa Pero muri Amerika atambwiye. Ati ngiye kujya kuri Instagram live byose mbishire hanze. Muri kumva ukuntu uyu mugore ari kuvuga, baba yari marira screaming, avuga uburyo ki n'umuryango wa Baba utigeze umukunda. You guys, umva mwicariye inkuru nyibahe neza, mbabwire ibintu ikihishe inyuma y'uko gutandukana kwa Two Face ndetse n'uyu mugore we Ani. Ibaze umugabo yafashe ibintu bye byose arabipanga. Ibaze kuba ari kumwe n'umuntu mu gitondo, mumeranye neza, mwishimye, nta kibazo gihari. Kumbe uwo muntu muri kumwe ari gupanga kugenda, ari gupanga gusiga urugo rwe, ari gupanga kubasiga nta n'umwe abibwiye. Rero mbere yuko nongera kugera ku yandi majwi, reka tubanze tubanyuriremo uburyo ki uyu mugore n'uyu mugabo bahuye. Ubundi Two Face Idibia na Ani bahuye mu myaka 26 ishize. Bahuye mu mwaka w'1990, bahurira kuri Ezra Studio, aho uyu muhanzi yararimo akora indirimbo. Uyu Baba cyangwa se Two Face yari afite imyaka 24 ubwo yahuraga n'uyu mukobwa, mu gihe Ani we yari afite imyaka 15 yonyine. Urumva ko Two Face arusha imyaka hafi 10 uyu mugore we.
hanyuma rero nyuma yuko bahuye baje gukundana, umva urukundo rwabo rwari rwiza ruryoshye, batangira guteretana gutyo nyine abantu itangazamakuru itangira kubimenya. Nuko rero nyuma yaho gatoya nibwo baje gukomeza nyine gukundana, buri wese supportinga undi mu bintu akora. Hanyuma rero nibwo Baba cyangwa se Two Face yaje gusohora indirimbo yitwa African Queen. Iyi ndirimbo African Queen yasohotse mu mwaka w'2004. Iyi ndirimbo yabaye successful, aho uyu mugore cyangwa se Annie yaje kwigaragaramo nk'ahariwe umwactrice muri iyi ndirimbo. Ariko gusa iyi ndirimbo yaje no guhimbirwa Annie. Murayizi iyi ndirimbo murayizi, amagambo yarayirimo, iyi mitoma yose Two Face yateraga Annie kubera nyine urwo yamukundaga muri icyo gihe. Hanyuma rero twihuse mu mwaka w'2012 nibwo aba bombi baje gushyingiranwa nk'umugore n'umugabo, ndetse rwose bagira urugo rwiza cyane. Nyuma yuko rero bagize urugo rwiza, biza kurangira ejo bundi Two Face ashyize hanze itangazo avuga yuko agiye gusinya divorce. Ariko tutirengagije yuko mu mwaka ushize bigeze gusubiramo indahiro yabo, bongeye bavugurura indahiro yabo, barongera barashyingiranwa nyuma yuko bari bamaranye imyaka 10. Hanyuma Two Face yasabye umugore we aramubwira ati bitewe n'ukuntu ngukunda ndumva twakongera tugasubiramo ubukwe bwacu, ubundi tukongera like kubera nyine numva urukundo rwaragurumanaga icyo gihe, amusaba yuko bakongera bakavugurura urukundo rwabo. Noneho reka mbumvishe aya majwi yo muri Young Famous and Africa. Ngo mu by'ukuri ndasenga yuko isi yose yaduha amahoro tukagira ubuzima burebure. Ati kubera yuko mu by'ukuri ndashaka gusazana nawe, mu by'ukuri ndashaka kuzapfa ndi iruhande rwawe. Ngo kubera yuko ntago ntekereza yuko nshobora guhumeka cyangwa se nshobora kubaho mu by'ukuri ntagufite. Ubwo rero Two Face nawe yahise aseka amwenyura. Icyo gihe bari barimo bambikana impeta, ku bantu nyine batayirebye ndi kugenda mbanyuramo udusene dutoya. Hanyuma Annie arangije aramubwira ngo rimwe na rimwe ngisi igishaka gudutera umugongo cyangwa se ishaka kurwanya urukundo rwacu. Icyo gihe abana bo bari kubareba uburyo kibarahiraga bishimye, nyine ubona ko banezerewe. Ariko nukuri ikintu kinturisha cyonyine nukumenya yuko utwitayeho, ubwo niwe n'abana be. Mbibutsa yuko Annie nubwo yashakanye na Two Face ubundi urumva ko bahuye mu mwaka w'2004. Hanyuma bahuye mbere yuko babana, Two Face yaje gutera inda abandi bakobwa afite. Nuvuga ngo Annie yabanye na Two Face icyo gihe babana, Two Face yari afite abana 4. Annie abyara umwana wa mbere. Ubwo nuvuga ngo ni umwana wa mbere kuri Annie, ariko kuri Two Face yari umwana wa 5. Ibyo bintu mu byumve neza. Ati nitaye ku byo tunyuramo byose Two Face sheri wanjye, ati nzakomeza kuguhitamo. Hanyuma rero Idibia nawe agiye kurahira. Ubwo ni Two Face aravuga ngo sweetheart dia Idibia, ati aramusaba aramubwira ati ese wakwemera ko twakomezanya runo rugendo? Abo bose baraseka. Ati tugakomeza mu bundi buzima? Ati yego, mu yindi chapter izakurikiraho. Abantu bari aho ngaho baraserbe nyine baraseka, babaha congratulations, bishimye biryoshye. Oh my god. But ndi ikintu kimwe nibaza ni kubera iki bigenda bite kugira ngo abantu bakundanye babyarana abana beza 4, kuko Two Face na Annie bafitanye abana 4, bakundane biryohe nyuma y'igihe iyo myaka yose batandukane. Ibyo bintu biterwa n'iki? Mwebwe mubona ari iki gituma ama couples especially ibyamamare akunda gutandukana batarambanye ngo basazane like umwe, nkuko baba birahira bavuga ngo ndashaka kuzasazana nawe, ndashaka kuzapfa turi kumwe? Bigenda biti kugira ngo
bize kurangirira mu marira. Noneho buretse mbumvishe Kanye aho yari ari kuganira na Two Face. Mwumve kino kiganiro. Yaramubashije ngo urabizi uburyo ki Ani agukundamo? Ati ndakeka ndabizi, ndakeka yes, ndakeka ndabizi, ndanabyumva rwose. Hoya njyewe ndi serieuse, mbwira waruzi uburyo ki Ani ashobora kwitwika ubwe just kugira ngo agushyushye? Atumva ndabizi biteye ubwoba rwose n'ubusazi. Ati ndabizi rwose arananyereka ko nkunda kurusha uko ngiye mbikora pe. Arabinyereka cyane kuruta uko mbikora. Anati yego arabikwereka, nawe rero ugakwiye gukora nk'ibyo akora. Mu by'ukuri Ani ikintu kigaragara cyo nuko akunda umugabo we cyane. Aramukunda ariko Two Face we ntago ibyo ngibyo abyitayeho. Ibaze kugira ngo afate apakinge yirwanye n'umugore we baseka bishimye, hanyuma akaza gusanga kumbe umugabo afite plani zo kwigendera akamusiga. Benshi bakavuga ngo ikosa Ani yakoze nuko yakunze umugabo we cyane akiyibagirwa. Bivuze ngo yaramukunze cyane kuruta uko yiwe yikunze. Yaramukunze ariyibagirwa. Yaramukunze yibagirwa kwitaho, yibagirwa yuko umugabo ashaka guhinduka anytime. Rero muri Young Famous and Africa hari ahantu Kanye yavuze ngo men will leave you in the desert without water. Bishatse kuvuga ngo umugabo ashobora kugusiga mu butayu akagenda atanagusigiye n'utuzi two kunywa. Rero ibingibi ntago Ani yabyumvishe neza. Gusa ntago wamurenganya umuntu ari mu rukundo, aba ari mu rukundo. Iyo umuntu ari mu rukundo aba ari mu rukundo. Gusa reka dusenge dusaba Imana ko bakongera bagakundana, ibi batandukanye bakabishyira ku ruhande, bakibuka ko bafitanye abana 4, bakibuka ko bahuye mu 1990, bakongera bakiyunga bakabana nk'ukuntu yamuririmba indirimbo kare African Queen. Ngayo nguko rero andi makuru kuri iyi couple tuzagenda tuyebagezaho. Bye, ndabakunda, ciao.